Muraho neza banyacyubahiro ndetse mukaba n'abakunzi ba Physio Rwanda. Muri aka kanya nje gusubiza ikibazo gikomeye cyane. Ese umuntu urwaye sciatica igihe kirekire mu by'ukuri ni ikihe kibazo kindi ibishobora kuba byamutera? Uyu munsi ngiye kwibanda kuri iki kibazo cyiza cyane. Umwe muri mwe yambajije agira ati none se umuntu umaranye sciatica igihe kirekire ni ikihe kibazo kindi byamutera? Wenda urugero se niba hari indwara byamutera cyangwa se bikaba byamutera ubumuga bugiye butandukanye. Iki ni ikibazo rero abantu benshi bafite ariko ntibabone igisubizo gisobanutse, dore ko abenshi batekereza ko sciatica ari ububabare busanzwe bityo bukagenda bwikiza, ariko ndagira ngo nkubwire ko iyo ititaweho neza ishobora no guteza ibindi bibazo bikomeye. Uyu munsi byose rero tujya kubivuga mu buryo bwumvikana, nta gutera ubwoba, ariko kuri kose kuraza kumenyekana kandi tumenye ngo ni iki gikwiriye kuba cyahita gitangirwa gukorwa. Mbere na mbere sciatica ushobora kwibaza uti ni iki? Hari abenshi batayisobanukiwe cyangwa se bayumvise bwa mbere, cyangwa ugasanga bari bayifiteho amakuru ariko mu by'ukuri atariyo neza. Sciatica burya ni ububabare buturuka ku mwakura witwa sciatic nerve. Uyu nguyu akaba ari wo mwakura muremure uva mu mugongo wo hasi ukamanuka ku itako, bityo ukamanuka mu kibero, mu ivi ndetse ukagera no mu kirenge. Iyo uyu mwakura rero ufunzwe cyangwa se ukanigwa cyangwa ukabangamirwa wenda n'izindi nyama ziwukikije cyangwa se imikaya, rimwe na rimwe ukaba wanakandamizwa na disike yangiritse cyangwa se imikaya ikomeye, bituma umuntu yumva ububabare bukomeye nko gutwikwa, gukomera, gutitira cyangwa se gutakaza imbaraga mu kuguru. Abenshi rero baribaza bati bigenda bite iyo sciatica imaze igihe kirekire, by'umwihariko ibabaza umuntu? Iyo sciatica rero imaze amezi menshi cyangwa se imyaka kandi ntivurwe neza, ntinahindurirwe uburyo ki yafatwaga cyangwa se uyu mwakura witwaraga, mu by'ukuri umuntu ugasanga akomeje kwicara nabi, guterura nabi cyangwa se no kudakora imyitozo, ahangaha umubiri utangira guhinduka buhoro buhoro, haba ku mitsi, imikaya ndetse n'ubwonko. Ahangaha rero navuga yuko ari naho ibindi bibazo bitangirira, ariyo mpamvu ngira ngo mwebwe mwese muhurikire kugera ku musozo w'iyi video kugira ngo hataza kugira akantu na gato kabacika kandi itugeza aho ruzingiye. Dore ibibazo rero sciatica ishobora guteza mu gihe mu by'ukuri umuntu ayimaranye igihe ndetse rwose akagira bimwe na bimwe yirengagiza byakagombye kuba bimufasha. Ikiza ku mwanya wa mbere ni ugutakaza imbaraga mu kaguru cyangwa se mu mikaya y'ukuguru. Burya akenshi iyo umutsi umaze igihe ufunzwe cyangwa se ubangamiwe cyangwa se ugasanga uyu mwakura wa sciatique mu by'ukuri urabangamiwe igihe kirekire, ukaba uri mu mwanya mubi, ubutumwa buva mu bwonko bugana ku mikaya butangira kugabanuka, kuko ubwo butumwa n'ubundi butwarwa n'uwo mukaya wa sciatique bukavanwa nyine ku bwonko bugera kuri uwo mukaya. Ahangaha rero bituma ya mikaya itangira kugabanuka, mu by'ukuri ugasanga yatangiye gutakaza imbaraga, umuntu agatangira kugenda nabi, agacumbagira, agacika intege vuba, yewe akenshi usanga iyo bitinze cyane n'imikaya ishobora kwangirika burundu, bikaba byaviramo umuntu kuba atari bubashe kugenda, kuko nk'uko mubizi imikaya niyo idufasha kuba twagenda. Iyi mikaya yawe ifite imbaraga nibwo ubasha kugenda, iyo idafite imbaraga ntabwo ubasha kugenda. Nk'abantu benshi bari pararize nibwo muzagenda mubibona, hari igihe ugenda ugasanga imikaya yatakaje imbaraga. Iyi mikaya yiwe yatakaje imbaraga, icyo gihe ntabwo abasha kugenda, nta n'ikintu na gito abasha kuba yakoresha urwo rugingo. Wenda niba ari ukuguru ufite igihe usanga kutari bukore neza, niba ari ukuboko kwangiritse igihe nako usanga kudakora neza. Ariko nka kuri sciatica kubera ko n'ubundi bica mu kuguru, usanga kwa kuguru kudakora neza, kukaba kwagenda kukaguma aho ngaho, mu by'ukuri ugasanga nyine nta kintu na gito kubasha gukora, kuko ya mikaya iri ku kuguru nta mbaraga na nkeya ifite. Ikindi kintu cya kabiri giterwa no kuba umuntu yamarana sciatica igihe kirekire, harimo mu by'ukuri gutakaza kumva mu kuguru. Uti bigenda bite rero? Abenshi batangira kumvamo ibinya, bakumva utuntu tubajombagura nk'udushinge. Ibi nabyo ngiye kubigarukaho. Burya sciatica ishobora gutuma umuntu atumva neza mu birenge, mu by'ukuri akumva mu birenge hari utuntu dutwikamo, akumva kandi harimo nk'umuntu ugenda ujombagura utuntu tw'udushinge ukuntu. Ibi ngibi rero bituma umuntu ashobora gukandagira ibintu atigeze abibona bitewe n'uko yamenyereye kumva bwa bubabare. Ikindi kandi bishobora gutuma agwa kenshi, yewe akaba yanagira ibikomere atigeze amenya icyabiteye, cyangwa se akagenda akareba agasanga mu kirenge cyangwa se ku kuguru hangiritse. Hari n'ikindi rero nanone
Mu by'ukuri gishobora kuba ikibazo cyane gitewe na sciatica, nicyo ndashyira ku mwanya wa gatatu, ni ikijyanye n'imyitwarire mibi y'umubiri. Burya akenshi iyo umuntu ababaye igihe kirekire bitewe na sciatica, bishobora gutuma umuntu agondama cyangwa se ugasanga yahengamiye ku ruhande rumwe akicara nabi. Ibi ngibi rero bishobora gutuma wa mugongo wongera kwangirika bitewe n'uko wicaye nabi, wahengamiye ahantu habi, bigatuma ijosi n'amatako bitangira kubabara, yewe n'ibindi bice by'umubiri bigatangira kurwara. Si ibyo gusa, bimwe mu bibazo biterwa n'ubundi na sciatica umuntu amaranye igihe bishobora no kuba byatera indwara zo mu mutwe, ikizwi nka depression cyangwa se kongera stress. Burya ububabare budashira abenshi bakunze kugira iyo bafite sciatica, bwa bubabare mu by'ukuri burambye bushobora gutera kwiheba, bushobora no gutuma umuntu agira umujinya ndetse akumva afite n'umunaniro ukabije. Abenshi barwaye sciatica igihe kirekire usanga barara nabi, bakabura ibyishimo, yewe bakanigunga. Ububabare bw'umubiri rero usanga bwabaviriyemo ububabare bwo mu mutwe, ariho bya bibazo byo mu mutwe bishobora guturuka. Ikindi kibazo kiza ku mwanya wa gatanu ni ikijyanye no kutabasha gukora imirimo ya buri munsi. Aha ngaha usanga umuntu umaranye sciatica igihe kirekire, rimwe na rimwe ashobora kutabasha kwicara by'umwihariko by'umwanya munini, ugasanga ntashobora guhagarara, ugasanga ntashobora guterura, ugasanga ntashobora gukora imibonano mpuzabitsina neza. Ibi ngibi rero bikagira ingaruka ku muryango, ku kazi ndetse no ku mibereho rusange. Usibye ibyo bibazo maze kuvuga haruguru, hari n'ikibazo kiza ku mwanya wa gatandatu, ari cyo kibazo cy'ubumuga. Uyu muntu wabajije iki kibazo yandibazaga avuga ati se umuntu umaranye sciatica igihe kirekire ntibishobora kumuviramo n'ubumuga? Birashoboka rwose, ubumuga nabwo ubushobora kuba bwaziramo. Nubwo bidakunda kubaho kenshi, sciatica itavuwe neza ishobora gutera ubumuga, cyane cyane iyo disc yangiritse cyane, ugasanga nk'umutsi nawo warangiritse burundu, cyangwa se uyu mukaya wa sciatique wagize ikibazo mu by'ukuri ugasanga wenda wacitsemo burundu. Umuntu kandi ugasanga ntiyigeze ashaka n'ubufasha bw'inzobere. Ibi byose rero bishobora gutuma atongera kugenda neza, akanagira ubumuga buhoraho. Abandi bakibaza bati ariko se sciatica ubundi ishobora kuvurwa? Nibyo, sciatica irakira mu bantu benshi cyane iyo bayimenye kare, bagakurikiza inama za physiotherapy, kine cyangwa se ubugororangingo, akenshi ariko bakanahindura imyitwarire. Burya ntabwo bivuze ko umuntu wese ufite ikibazo cya sciatica abagwa, kuko hari igihe basanga ikibazo afite kitari buze gutuma abagwa, ahubwo mu by'ukuri bakamwereka inama za physiotherapy, kine cyangwa se ubugororangingo, akaba arizo akurikiza, bakamwereka imyitozo agomba gukora n'uburyo agomba kwitwara. Ibyo bikaba ari byo bimufasha kuba yabasha gukira ya sciatica. Niyo mpamvu rero ndakubwira ngo niba utazi iyo myitozo ushobora gukora mu gihe ufite sciatica, ushobora n'ubundi kwerekera kuri iyi channel ya Physio Rwanda. Twashyizeho imyitozo itandukanye umuntu ufite sciatica ashobora gukora ikagabanya bwa bubabare, ndetse yaba itaranarenze igihe ikaba yanakira. Ikintu rero ugomba kwitaho mu by'ukuri, ntabwo ukwiriye gushingira ku miti cyane ubuziraherezo. Ugomba kubaza muganga akakugira inama, akakubwira koko niba ukeneye iyo miti, niba ukeneye n'iyo myitozo, ariko ukagendera ku nama muganga yakugiriye. Kuko abenshi hari igihe agenda akavuga ngo naguze imiti muri farumasi cyangwa se ahantu runaka ingabanyiriza ububabare, ariko ibyo ngibyo ntibikomeza kukwangiza, kuko biragabanya ububabare aka kanya, ejo bwongere buzamuke. Ububabare bugabanuka aka kanya, ejo bwongere buzamuke. Byumvikana ko icyo gihe uba uri kwiha umuti ariko utari uw'ubuziraherezo, rimwe na rimwe bikaba byanatuma ya sciatica yawe irenga urugero, ukazasanga uhuye n'ibindi bibazo bitandukanye nk'ibyo twagarutseho haruguru, kandi wakabaye warayikurikiranye imbere ikavurwa ndetse igakira. Niyo mpamvu rero njye nkugira inama yo gukurikiza imyitozo iboneye wagiriwemo inama n'abaphysiotherapiste cyangwa se abaganga b'ubugororangingo, ugakurikiza inama ya muganga dogiteri yakugiriye, bityo kandi ugafata posture nziza, ukamenya kwicara neza, ukamenya guhagarara neza, ukirinda amakosa atandukanye nk'uko twagiye tuyagarukaho muri video zacu zitandukanye. Ikindi kandi ugakurikiranwa n'inzobere. Abenshi bakibaza bati ese nyuma y'uko tubwiye ibyo nicyo umuntu urwaye sciatica akwiriye gukora? Ikintu cya mbere ni ukwitondera uko yicara, ikindi kandi akirinda kudahora yicaye igihe kirekire, ikindi akirinda gukora imyitozo ya physiotherapy. Mu by'ukuri abantu ahuye nabo bamubwira akanya buri kanya mu gihe atari umuganga wa physiotherapy wayimwandikiye. Ikindi akwirinda guterura nabi, agasinzira mu buryo bwiza,
akagana inzobere igihe ububabare yumva busa n'ubwiyongereye. Inshuti zanjye, sciatica ntabwo ari ububabare bwo kwihanganira gusa, kuko iyo ititaweho ishobora gutera ibindi bibazo bikomeye nk'uko ibyinshi twagiye tubigarukaho ndetse mwanabyumvise. Ariko iyo uyitwayemo neza ubuzima buragaruka, kuko nk'uko twabibonye ishobora gukira mu gihe yakurikiranwe hakiri kare kandi rwose ukabasha kubaho neza. Niba wowe rero cyangwa se uzi umuntu urwaye sciatica, ntutinde ntutinye, tangira uyimenye neza usobanukirwe kandi mu by'ukuri umenye icyo ukwiriye gukora mu maguru mashya. Niba rero wagize icyo wungukira muri iyi video, kanda like, ukande subscribe, ubundi usangize n'abandi iyi video, wandike ikibazo cyawe muri comment cyangwa se wandike ikintu wigiye muri iyi video, kuko Physio Rwanda turi kumwe mu rugendo rwo gukira. Niyo mpamvu buri kimwe cyose utasobanukiwe uzajya ucyandika tukigusobanurire, n'icyo wishimiye kandi ucyandike muri comment udushimira, kugira ngo dukomeze tugire umuhate wo gukomeza kubafasha mu rugendo rwo gukira.